Ndabasuhuje banyarwanda banyarwandakazi bazarendo kazi bakunze bamenya impamvu TV. Turi ku itariki ya 15 Gashyantare mwaka wa 2026. Muri kumwe na Innocent Niringiyimana aho muri hose mu mpande enye zose z'igihugu cyacu gakondo dusanzwe turi kwita Babiloni, aho muri hose mu mpande enye za Afurika, yaba ibiyaga bigari, yaba iy'Iburasirazuba, yaba iy'Iburengerazuba, y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru ndetse no mu ihembe rya Afurika. Ndababwira nti nimugire Imana ishobora byose. I Burayi, Amerika, Aziya, Oceania, muri Australia ndabasuhuza cyane. Hari umuza rero tumaze igihe tudasuhuza, Eric Udahemuka, amakuru yawe. Ndagira nti rero nimugire ubutaka, nimugire gakondo, nimugire ubuzima buzira umuze mu buzima mu gihugu cyuje repubulika na demokarasi, ariko byose tubifashijwemo n'Imana Rurema yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Nitutabukoresha no gupfa tuzapfa. Uyu munsi turi ku cyumweru. Abantu basenga cyane cyane abajya muri Kiliziya Gatolika twasangijwe inkuru aho Yezu abwira abantu ati mwirinde ikinyoma, yego yawe ibe yego, oya yawe ibe oya, ibindi bizabe, ibindi bizagerekwaho, ibindi gutangira. Umuntu akubajije atangira ngo urumva ibyo biva ku mubi, ibi nibi yego, ibi nibi oya. Donc yego cyangwa oya. Niyo mpamvu rero menya impamvu yahagurutse muri uwo mucyo, kubabwiza ukuri kw'ibihari, kubabwiza ukuri kw'ibishoboka tatindiganyije. Rero nyuma yo kubasuhuza, ndabisabira abavandimwe bakunzi bamenya impamvu TV, shimira cyane kwiyandikisha, subscribe, sabone, mutange like kuri iki kiganiro, j'aime mushyireho rwose. Niwumva ufunga ikiganiro ujye wibuka gushyiraho like, noneho umuntu agisangiza abandi. Natangiye seri y'ibiganiro bigufi nk'uko abenshi babishatse, ibiganiro bitangije iminota 15 yakabye 20. Nicyo ntangireho iki. Inkuru rero imwe rukumbi igiye kubagezaho ni inkuru ijyanye no makuru ajyanye no kubufatanye na Amerika. Kongo igiye kubaka ikigo kabuhariwe cya gisirikare muri Kivu y'Epfo. Bimeze bite? Tugiye kubisobanura amakuru twabonye, noneho tubihuze n'ibiri kuba mu karere, n'ibyo Amerika iteganya, n'ibyo Kongo iteganya, n'ibyo inkotanyi ziri gukora. Turebaho ibintu biganisha. Amakuru dukura mu nzego zacu ziba zakurikiranye ibibera muri kara karere aratubwira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gushyiraho ikigo cya gisirikare hamwe n'ishuri ryihariye ryo guhugura ingabo zikoresha imodoka by'intambara, hamwe n'ibindi bikoresho bikomeye bya gisirikare cyo bita génie militaire. Icyo kigo kikaba giteganyijwe gushyirwa hara muri Fizi mu ntara ya Sud Kivu, ariko hari n'abavuga ko gishobora kuzashyirwa hagati ya Fizi cyangwa muri plaine ya Rusizi, hariya muri cya kibaya cya Rusizi za hafi na za Kamanyora, umanuka ujya i Burundi, umanuka ujya Uvira. Uyu mushinga w'ingenzi uteganya gushyiraho imitwe y'ingabo yihariye, special force, ifite ubushobozi n'amahugurwa ajyanye n'ibibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Intego nyamukuru ni ugukomeza ubushobozi bwo kurinda abaturage, gutabara byihuse no kugarura ituze rirambye mu gace gakunze kugaragaramo umutekano muke kubera gukungahara ku mabuye y'agaciro. Iki gikorwa kiri mu murongo mugari wo kuvugurura no kunoza imikorere y'ingabo za Kongo, hagamijwe kongera ubunyamwuga, kunoza imikoranire mu bikorwa bya gisirikare no kugarura ububasha bwa leta, cyo bita autorité de l'État, mu duce twugarijwe n'ibibazo by'umutekano twafashwe
n'inyeshyamba z'u Rwanda. Ari umuyutuberi umuvandimwe Muzarendo wo kuri BM4 bakunda bati inyeshyamba z'u Rwanda RDF. Mu buryo busobanuye rero bimeze biti, iki kigo cya gisirikare n'ishuri ryo guhugura ingabo zikoresha ibimodoka by'intambara n'ibibunda kabuhariwe kizaba gifite ibirindiro bikomeye cyane muri Fizi mu majyepfo y'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uretse ko gishobora no kuzashyirwa muri donc bashobora no kuzagira ishami rizaba riri hano muri Plaine ya Rusizi. Ni agace aho biteganyijwe, ni agace kari hagati y'ikiyaga cya Tanganyika n'imisozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Epfo. Hegereye inzira zambukiranya imipaka zerekeza mu Burundi no muri Tanzania za Kigoma. Ni akarere kamaze igihe kagaragaramo imitwe yitwaje intwaro cyane cyane za Twirwaneho, za Red Tabara, zira zashyizweho na Kagame. Tugiye mu kamaro k'iki kigo, kigamije kugenzura inzira zinyuramo imitwe yitwaje intwaro, gutuma habaho kohereza vuba ingabo zifite ibikoresho bikomeye zishobora kujya kurwanira Uvira, Baraka, zishobora kurwanira Bukavu, kurinda imipaka y'u Rwanda, kurinda ugera kuri Kivu y'Amajyaruguru, kongera umutekano ku mihanda y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro no ku biyaga. Uko bateganya kugikora, tureba ibijyanye na politike y'umutekano, harimo kugaragara kw'ibibazo by'umutekano bikomeje burasirazuba bwa Kongo. Impamvu mwibuke ko ari ubufatanye bwa Amerika mu by'umutekano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi mwibuke ko Africom imaze iminsi ihakora ingendo. Hari gufata umurongo wo kuvugurura ingabo no kongera ubushobozi bwazo mu bikoresho bikomeye kandi bigezweho. Biteganyijwe ko bizagenda bite mu bijyanye n'ingenga y'amigambi. Impamvu bahisemo Fizi cyangwa Plaine ya Rusizi ni ukubera akamaro kayo mu miterere y'akarere n'ibikorwa bya gisirikare bihakorerwa. Harimo gutegurwa ishuri ryihariye ry'ingabo zikoresha imodoka by'intambara n'ikigo cy'ibikoresho, ibyo bita mu Cyongereza mechanized. Nibyo muribuka ibyo Kapiteni Sagahutu, ubu akaba ari General Sagahutu Innocent Bazinanda gusuhuje, yajyaga avuga ati imbangukiragutabara, abakoresha za Burende, iki mu bya Shari n'imodoka bikomeye cyane. Murabona ubu ingabo zirwana mu kirere zigaye zisa naho zifite rodesi kubera amadrone, ariko hasi mujye mwibuka ko hari imirwano yo hasi ku butaka birimo bitanke, bifaru, ibiti bifaru, za Burende, ibiki byose. Kubaka donc icyo kigo kigiye kubakwa byihuse, hubakwa inyubako za gisirikare, hari gutangira guhugura imitwe y'ingabo zikoresha bya modoka bikomeye, kwa n'abayobozi b'intara n'ab'uturere. Hari gutangira gukora ku mugaragaro, hari ukongera ubushobozi bwo gutabara no kohereza ingabo vuba muri kara gace. Kumva se bo ni byiza. Iyo bavuze Fizi buryo mwibukana Tanganyika nayo burya ibirebwa kwinjira mu ngamba rusange no kugarura umutekano mu burasirazuba. Urumva ko aho Amerika ibiziramo gushoboka ko ubufatanye n'ibihugu byo mu karere cyangwa abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Aha niyo mpamvu twavuze ko hazamo Amerika. Iri shingwa ry'ikigo cya Fizi ubundi ko cyitwa, rigaragaza ubushake bwa leta ya Kinshasa bwo kugarura ububasha bwa leta mu duce twa kure, cyane cyane tuno twigaruriwe n'inyeshyamba za Kigali. Ariko mukabona bya bindi tumaze iminsi tubabwira ngo niba
Amerika igiye gufasha Kongo kubaka iki kigo hafi y'ahari imirwano, murumva iyo mirwano izaba ihari cyangwa birerekana ko intambara isa n'iri kurangira, nta kibazo bagifite cy'uko bavuga bati bazatubuza kubaka icyo kigo. Hari no kugabanya kwishingiriza ku ngabo mpuzamahanga cyangwa se izo mu karere. Kongo ikaba itagikeneye ingabo zo mu mahanga zo kuza kuyifasha, ahubwo yifitiye ingabo zayo n'ibikoresho byazo. Hari kongera ubunyamwuga bw'ingabo binyuze mu mahugurwa yihariye ku bikoresho bikomeye kandi byihariye. Ibi rero bishobora kuzagira ingaruka nziza ku makimbirane yari ariho, bigatuma Kongo yubahwa mu karere, Uburundi bukayubaha, u Rwanda rukayubaha. Uburundi bwo barubahana nta kibazo, ariko inkotanyi n'u Rwanda, ariko inkotanyi zo zizaba zitagihari. Hakaza umutekano ku mipaka, amabuye y'agaciro agacuruzwa mu nzira zikurikije amategeko. Harimo kandi gukumira abinjira mu buryo butemewe, hari imiterere y'umutekano w'ahantu no gutuma uba mwinshi, gutuma ibiganiro by'amahoro mu karere bishoboka, kuko icyo gihe hazaba hari abantu bafite ingabo zikomeye. Umuntu yavuga no ku mbogamizi zo gushyira mu bikorwa uyu mushinga, harimo ibikoresho n'imiyoborere y'ingabo zifite ibyo bikoresho bihambaye, ingamba za politike n'ibindi byinshi cyane. Ni uburyo rero umuntu yavuga iki kigo, bavandimwe bakunze bamenya Impamvu TV. Iki kigo cyatekerejwe kera, ariko noneho kigiye gushyirwa mu bikorwa ku bufatanye na Amerika. Impamvu y'iyi ngingo twayigarutseho ni uko turi kubona babandi dufite impungenge tuti Kongo, Amerika, iki bufatanye, za MONUSCO, iki byose nabwiye ko biriya byose ni icyuka. Za seserofe zo kwa 18 z'uku kwezi, icyuka. Kuko ikintu dushima, ngiye mbona Kongo yateye intambwe ikomeye. Ingabo twebwe ku ruhande rwa Habyarimana muri 90 tutateye, ni ukwizera ko ibyo inkotanyi zivuze zabikora. Ntabwo Kongo ibyizera na gato, kandi nawe ari wo mu myaka ine nta kimwe bigeze bemera. Mu byo ahubwo bemeye byabakuriye amazi nk'ibisusa, ntabwo bigeze babyungukiramo, abo babihombeyemo. Niyo mpamvu ubu seserofe yego, ariko ibikorwa zero. MONUSCO yego, ariko ibikorwa zero. Kubera iki? Basigaye bareba ibikorwa, ntibareba amagambo. Amagambo yo kuyavuga nta kibazo, nanjye nayavuga n'undi yayavuga, ariko ibikorwa biri he? Kuko igipimo nk'uko Kayikwamba yahoze abivuga muri Munich ahari mu Budage, mu nama yari ihari, icyo tureba ni inshingano wiyemeje, uzishyira mu bikorwa ute, si amagambo abiherekeje. Ni icyo kintu gikomeye kiri gukorwa. Haba rero ngira ngo byumvikane muri ubwo buryo, iki kigo twebwe turagishyigikiye, kandi twifuza ko abana bacu natwe bazajya gufataho ubumenyi, mu gihe twaba twarasubiye kuri gakondo, bakazajya kujya kwiga kugira ngo kari akarere karindwe. Impungenge z'uko nanjye ibyo ntemera ntanishimiye, ntabwo nishimiye ko abakozi ba Loni barimo n'uhagarariye MONUSCO yajya kuganira n'inyeshyamba. Loni ni ihuriro ry'ibihugu byigenga biharanira amahoro. Ni gute ababihagarariye bashobora kujya kuganira n'abantu bafite amaraso mu ntoki kandi barwanya igihugu cyigenga? Twizere ko bitazongera, cyangwa se ni indi mikino irenze ibyo tuzi. Ariko ibyo tuzi byo twavuga ko mu rwego rw'amategeko biriya bitemewe, ariko kubera ko aribo bafite ahantu, bagomba kujya kubereka ko baje, kubera ko aribo barinze hari ahantu. Ariko si uko harinda, ahubwo bigaruriye hari ahantu ku gituza. Ubwo rero tugiye kureba
niba gufungwa kw'ikibuga cy'indege cya Goma bifitiye inyungu inkotanyi kurusha uko bazigirira ba 23. Reka nsoreze kuri akantu nabonanye umuntu wo muri ba 23 wavuze akantu gakomeye, wavuze ati rwose reka nkabasangize mukumve, ntabwo kumvikana ndagasoma. Yavuze ati ntababeshya umutwe wa 23 urarye je urambabaza, bati ukuri nuko. Reka ndi kubona kano kadasomeka, reka nsome mfungura agasomeka, ariko menya ari uyu wakanditse. Reka turebe akariko gasomeka. Yes, ntabwo nababeshya umutwe wa 23 urongeye urambabaza, bati ukuri nuko. Ndabizi tuyifata turi benshi, nuko tuyifata turi benshi, bati ni nkaye. Ariko ba 23 bazi ubwenge, bakora plan B. Intambara barimo bakaba bayiretse, babishoboye bakora plan B, intambara barimo bakaba bayiretse. Kubera iki avuga gutyo? Kuko barayitsinzwe, nta banga ririmo. Iyo utsinzwe muri diplomasi, amasasu ntacyo yagufasha. Nge Kabadi, reka mbereke, hari amakosa mbona bakoze akomeye. Irya mbere, guhindagura impamvu barwanira, ibi nanjye nabivuze. Ya kabiri, kwihuza na Kabila, ni ikosa bazicuza kuko batangira mbere niwe barwanyaga. Mu yandi magambo, berekanye ko batamurwanyaga ari ikinamico, cyangwa se bari bari kumwe. Cya gatatu, kuba barafashe ibiganiro byose bigakorwa n'u Rwanda, bisobanura ko nta 23 ibaho. 23 ibaho kuko nta na hamwe yatumiwe ngo isinye cyangwa ngo isinye. Cya kane, gukoresha abanyamurenge ku gahato, bamwe bayemera abandi batayemera, ndetse atari nabo bayiyoboye, byahise bigaragaza nk'ibyihebe. Cya gatanu, kuba u Rwanda rwaremeye ko ruyifashe. Ibyo ni nta makosa akomeye yatumye ba 23 kuri we ishatse yakwisenya. Iyi nitisenya bazayisenya. Niyo mpamvu buriya inkotanyi zo zamaze kwibona, zibishoboye zatangira kwikusanyiriza mu bigo, abandi bakitahira. Rwose ubwo rero ngira ngo nsoreze, ibindi tuzatubivuga mu bindi biganiro, tutire dukora ibiganiro birebire. Bakunze bamenye Impamvu TV, ndabifuriza icyumweru cyiza, ndabifuriza isabukuru nziza y'amavuko ku bayigize, ndabifuriza n'ibindi byose nshobora kwifuriza, kandi nanjye nifuza ko byambaho. Mugire amahoro y'Imana, twese hamwe tuzatsinda.